Amahoro y'Imana nabane namwe mwese aho muherereye hose, mu gihugu cy'u Rwanda, muri Uganda, Kenya, Burundi n'ahandi hose ku isi mutuye muherereye mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Mbahaye ikaze muri ino nyigisho y'uyu munsi, mbahaye ikaze mwumvemo ikaze. Njyewe nitwa Job Batatu. Nk'uko nakomeje kubivuga, ni umuririmbyi, ndirimba indirimbo zihimbaza Imana ndetse zikayiramya. Uyu munsi rero naje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Yego, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi narihaye umutwe uvuga ngo, cyangwa teme ivuga ngo, kuki Imana yaremye umuntu? Kuki Imana yaremye umuntu? Hari ibibazo byinshi bitandukanye abantu bamaze imyaka myinshi kabisa bibaza ku kintu ngo kuki Imana yaremye umuntu. Bakibaza ngo, ndetse natwe ubwacu rimwe na rimwe turibaza ngo, ese niba Imana yari yishoboye, icyo ni icya mbere, kandi izi byose, icyo ni icya kabiri, kandi ikaba idakeneye amaboko y'umuntu cyangwa inyunganizi y'umuntu kugira ngo igire icyo yimarira, kuki yafashe umwanzuro wo kurema umuntu? Ese ni uko yari imukeneye? Ese yashakaga umuntu ngo akore iki, cyangwa wamushakaga w'iki? Ikindi, cyangwa hari umugambi runaka wihishe inyuma y'uko kurema k'umwana w'umuntu benshi tutarasobanukirwa? Reka tugendane gake gake tubashe gusobanukirwa kino kintu. Hari ibibazo byinshi bitangwa kuri iki kibazo, ariko muri iki cyigisho nidushaka ntiturebe ku bitekerezo by'abantu, uko abantu bagenda batanga comments nyinshi, abafilozofe, abahanga bagenda batanga ibitekerezo byinshi kuri icyo kintu. Ariko uyu munsi munyemerere dufate urugero rwacu cyangwa ibyacu byose tubirebere kuri Bibiliya, ku byanditswe byera. Turaza kwifashisha ibyanditswe byinshi nko mu byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 11. Ariko reka mbasabe, niba tugiye kugendera muri iki kiganiro, fata Bibiliya yawe, ufungure umutima wawe, maze dutangire tugendane muri uru rugendo rwo gushaka kumenya ukuri. Mbere y'uko Imana irema umuntu, cyangwa mbere y'uko habaho umuntu, tubanze tumenye ngo Imana yo yari ibayeho ite. Mbere y'uko twibaza impamvu Imana yaremye umuntu, tugomba kubanza gusubiza ibibazo nk'ikibazo. Reka tukigire ikibazo gikomeye. Ese mbere y'uko habaho isi, Imana yari imeze ite? Mbere y'uko habaho isi, Imana yari imeze ite? Abantu benshi batekereza ko mbere yo kuremwa ku isi, Imana yari yicaye yonyine mu kirere yigunze, reka tubyite gutyo. Ariko se Bibiliya bivuga iki? Reka twumve amagambo dusanga muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 umurongo wa 5. Haranditswe ngo, nanone Data, imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Ndasubiramo, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 umurongo wa 5. Nanone Data, imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Aya magambo atwereka ko mbere y'uko habaho isi, umwana yari asanzwe ari kumwe na Data. Murabyumva namwe. Nanone muri Yohana igice cya mbere, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, nidusoma twese ndagira ngo turahazi. Nahavuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Bibiliya itwereka ko Imana itigeze iba yonyine, nta byigunge yari ifite. Hari ubusabane butunganye hagati y'umwana na Data n'Umwuka Wera. Ibi ngibi ni ingenzi kuko bivuze ko kurema umuntu bitaturutse ku kuba Imana yari ibuze uwo babana cyangwa uwo yari kumwe nawe. Ntabwo yari yonyine.
ntabwo yari ibuze uwo uri kumwe nawe. Ahubwo niba byaragenze bityo, niba itari yonyine ntacyo yari ibuze kandi yari ifite itigunze, ni kubera iki rero? Ni kubera iki yaremye umuntu? Niba Imana yari ifite ubusabane bwuzuye muri yo ubwayo, niba kandi yari ifite icyubahiro mbere y'uko isi ibaho, kandi niba yari ifite urukundo hagati ya Data, Umwana n'Umwuka Wera, kuki noneho yaremye umuntu? Hari abavuga bati Imana yaremye umuntu kugira ngo ayiramye, ariko reka tubanze twitonde. Ese koko Bibiliya ivuga gute? Mbere yo kwemera icyo gitekerezo, tugomba kubanza tukareba icyo Pawulo yavuze ku Mana. Pawulo yavuze mu Byakozwe n'Intumwa ibice 17 umurongo wa 24 kugeza kwa 25, Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Iyo kuko ariyo Mana, iyo kuko ariyo Mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu. 25, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu ntikorerwa n'amaboko y'abantu kugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Munyemerere nsubiremo. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Iyo kuko ariyo Mana, ariyo Mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko niyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Uyu murongo uduha ihame rikomeye. Imana ntiyaremye umuntu kuko yari ikennye, oya. Ntiyamuremye kubera ko hari icyo yari ibuze, oya. Ntiyaremye umuntu kubera ko yari yonyine, oya. Bityo ikibazo cyacu kirakomeza kugoranamo gake, ariko turakomeza dusobanure, tumenye n'impamvu Imana yaremye umuntu. Niba atari ukubura ikintu, ni uwuhe mugambi wari inyuma yo kurema umwana w'umuntu? Munyemerere dushakire igisubizo mu ijambo riboneka mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26. Uyu murongo ushobora kudufasha kumenya ubusobanuro bwimbitse kurusha indi mirongo yose twagiye dukoresha mbere. Harimo ijambo rivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Reka dusome uwo murongo. Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26. Aravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Reka nsubiremo. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Uyu ni umwe mu mirongo yizwe cyane mu mateka ya teolojiya. Yego. Ariko mbere yo gusobanura ishusho y'Imana, reka tubanze twibaze ibibazo bitatu. Icya mbere, kuki Imana yavuze iti tureme aho kuvuga ngo ndarema? Icya kabiri, ishusho ni iki? Iyo bavuga ishusho ngo turebe umuntu agira ishusho yacu, asa natwe, ishusho bashaka kuvuga ni iyihe? Icya gatatu, kuki uwo murongo uhita uvuga ubutware bwo gutegeka isi? Ibibazo bitatu nibyo bidufasha kumenya impamvu nyakuri Imana yaremye umuntu. Reka turebe ijambo rya mbere, ishusho. Turebe ijambo ishusho risobanura iki? Mu Giheburayo ijambo ryahinduwe ishusho ni tselem. Mu Isezerano rya kera iri jambo ryakunze gukoreshwa risobanura igishushanyo cyangwa ikigereranyo cyangwa ikintu gihagarariye ikindi. Urugero, mu bihugu bya kera umwami yashiraga igishushanyo cye mu ntara ze zose cyangwa za kure kugira ngo abantu bamenye ko ubutegetsi bwe bugera no muri iyo karitsiye cyangwa no muri iyo ntara. Icyo gishushanyo nticyabaga ari umwami ubwe, ariko cyari kimuhagarariye. Abahanga benshi ba Bibiliya bavuga ko Imana ivuze iti tureme umuntu
mu ishusho yacu, cyagira ishusho yacu, biba bishatse kuvuga ko umuntu yaremwe kugira ngo ahagararire Imana ku isi, abe umucungamutungo w'ibyaremwe byayo, kandi agaragaze kamere yayo mu byo akora cyangwa mu buryo bwose Imana ibaho. Noneho ase natwe, ijambo ase natwe, hari irindi jambo rikoreshwa muri uyu murongo ari ryo demut. Demut risobanurwa ngo asana cyangwa gusana. Abahanga ntibemeranwa neza ku itandukaniro riri hagati ya Tselem na Demut. Oya, hari abavuga ko ayo magambo asobanuye ikintu kimwe, akoreshejwe gusa mu gushingira ku gitekerezo. Hari n'abandi bavuga ko Tselem na Demut, Tselem yerekana ko umuntu ari uhagarariye Imana, naho Demut yerekana ko umuntu afite ubushobozi bumutandukanya n'ibindi byaremwe, nko gutekereza, guhitamo, gukunda no kugira inshingano. Ariko hari ikintu twese tugomba kwitondera cyangwa kwibaza. Nta murongo n'uyu n'umwe muri Bibiliya uvuga uburyo bweruye ko ishusho y'Imana ari umubiri w'Imana. Ushobora kumva ngo umuntu Imana yamuremye kugira ngo, cyangwa Imana yaremye umuntu ngo ase nayo, cyangwa Imana, yego, ushobora ukibwira ko iyi physical appearance ufite cyangwa uyu mubiri wambaye ariwo n'Imana yambaye, cyangwa usa ni ku isi. Si ibyo yashaka kuvuga. Niba ishusho atari umubiri gusa, kuki umurongo ukurikira uhita uvuga ngo bategeka amafi yo mu nyanja n'ibiguruka mu kirere? Ibi bishobora kuba byerekana ko ishusho y'Imana ifitanye isano n'inshingano Imana yahaye umuntu. Reka turebere hamwe ibi bikurikira: ishusho y'Imana n'ubutegetsi ku isi. Dushingiye kuri aya magambo n'ubundi yo mwitangira igice cya mbere umurongo wa 26, hari aho bavuga ngo bategeka amafi yo mu nyanja n'ibiguruka mu kirere n'amatungo n'isi yose. Ikintu gitangaje ni uko Imana itavuga gusa ngo yaremye umuntu mu ishusho yayo, ahubwo ihita imuha n'inshingano yo gutegeka ibyaremwe. Ibi bitwereka ko ishusho y'Imana ifitanye isano n'inshingano umuntu yahawe. Mu isi ya kera rero, iyo umwami yashyiraga ikimenyetso cye cyangwa igishushanyo cy'ahantu runaka, cyabaga ari ikimenyetso cy'ubutegetsi bwe, cyari kimuhagarariye. Ni kimwe n'uko Imana yashyize umuntu ku isi nk'uhagarariye ubutegetsi bwayo. Umuntu ntiyashyizwe ku isi kugira ngo ayikorere nk'umugaragu udafite inshingano, oya, ahubwo yashyizweho kugira ngo ayiyobore, ayobowe n'Imana umuremyi. Ni ukuvuga ko umuntu yagombaga, icya mbere, kurinda ibyaremwe, icya kabiri, kubicunga neza, icya gatatu, gukoresha ubwenge yahawe n'Imana, icya kane, kugaragaza imico y'umuremyi we. Ni nko kuba ambasaderi w'Imana hano mu isi. Yagombaga kurinda ibyaremwe, icya kabiri, kubicunga neza, icya gatatu, gukoresha ubwenge yahawe n'Imana, icya kane, kugaragaza imico y'umuremyi we. Ibi ni byo Bibiliya yita ubutware, dominion. Ariko ubutware Imana yahaye umuntu ntabwo bwari ubutegetsi bwo gusenya cyangwa gukoresha nabi ibyaremwe, ahubwo bwari ubuyobozi bushingiye ku nshingano n'urukundo. Umuntu rero, umuyobozi w'ibyaremwe. Iyo dusomye Itangiriro ibice 2:15, tubona inshingano Imana yahaye umuntu. Aravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Aha tubona ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, yamuhaye ni uguhinga cyangwa gukora neza no guteza imbere, gukora no guteza imbere ikintu wahawe. Ubwo ni uguhinga. Umuntu yahawe ubushobozi bwo gukora. Imana ntiyaremye umuntu ngo abeho ntacyo akora, abeho ari umunebwe. Oya, ahubwo yamuhaye impano n'ubwenge n'imbaraga kugira ngo agire uruhare
mu guteza imbere ibyo yaremye cyangwa ibyo yaremewe cyangwa ibyo yahawe. Ikintu cya kabiri gikomeye tubonamo hano ni ukurinda cyangwa kubungabunga. Umuntu ntabwo yari nyir'isi, ahubwo yari umuyobozi wahawe inshingano. Isi yari iy'Imana, umuntu yari umucungamutungo wayo. Ibi bitwigisha ko ubuyobozi nyakuri budatangirira ku bushobozi bwo gutegeka abandi, ahubwo butangirira ku nshingano yo kwita ku byo Imana yaguhaye. Niba uri umunebwe cyangwa udakunda gukora, umenye ngo ntabwo uri kugaragaza ishusho y'Imana n'icyo yakuremeye. Imana ntabwo yaremye abanebwe, yaremye umuntu ngo akore. Niyo mpamvu yamuhaye amaboko, yamuhaye amaguru, yamuhaye gutekereza, yamuhaye ubwenge, yamuhaye n'urukundo kugira ngo akore. Niba udakora rero, genda ushake akazi cyangwa usenge Imana ikuyobora inzira ugomba gucamo kugira ngo ubone ako kazi, ariko ukore. Umuyobozi ukurikiza umugambi w'Imana agomba kwibaza ati, ni gute nakoresha ibyo nahawe kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro? Mu byo dukora byose nta kindi dukwiye gukora usibye gutekereza uburyo twakora ibyo dukora byose bihesha Imana icyubahiro cyangwa bihesha Imana icyubahiro. Ntabwo yibaza gusa ngo ni gute nakunguka cyangwa nakihesha icyubahiro. Ibyo ni biri apart, biri kure y'umugambi w'Imana. Kuba watekereza ngo ndakora iki ku bw'inyungu zanjye, oya, ahubwo ibyo ukora byose ubikora ngo biheshe Imana icyubahiro. Nicyo tubona hano Imana ibikeneye, ni ukugira ngo ibyo dukora byose tubikore tuhesha icyubahiro. Nubwo umuntu afite ubushobozi bwo gutekereza, gukora no gutegeka, ni ishusho y'Imana igaragara no mu byo umuntu abanye n'abandi. Ishusho y'Imana igaragara mu buryo ubanyemo n'abandi. Nidusoma Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 27, aravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Hano tuhita tugaruka kuri gender balance. Uko Imana yaremye umugabo niko yaremye n'umugore, niko Bibiliya ivuga. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Uyu murongo utwereka ko abagabo n'abagore bombi baremwe mu ishusho y'Imana. Ibi bisobanura ko agaciro k'umuntu kadashingira ku muryango avukamo, ubukire afite, ubwoko bwe, ubushobozi bwo mu mubiri we. Ndasubiramo, ibi ntabwo bigaragaza ko umuntu agaciro ke kagaragarira mu muryango avukamo, ubukire afite, ubwoko bwe cyangwa ubushobozi bwe bwo mu mubiri. Ntabwo ari cyo kigaragara hano. Agaciro rero k'umuntu gashingiye ku kuba yararemwe n'Imana kandi akagira ishusho yayo. That's it. Nsetu. Niyo mpamvu gufata umuntu nabi, nshuti zanjye, gufata mugenzi wawe nabi, kuba wamusuzugura, kuba, reka mvuge muri terme z'iki gihe, kuba wamuca amazi, kuba wamuhemukira, wamuhohotera, kuba wamwica, uri gukora ku kintu Imana yaremye kandi gifite agaciro kihariye. Umuntu ni produit y'igiciro cyinshi y'Imana. Nubangamira mwene so, numusuzugura, uraba uri kwangiza cyangwa uraba uri gushotora Imana yamuremye. Mu yandi magambo, umuntu afite agaciro kuko ahagarariye Imana ku isi. Nubona mwene so, ishusho yose uzamubona muzabone ko ahagarariye Imana ku isi. Uko yaba ameze kose, ntabwo kuri iyi si ntabwo bereho gucira umuntu urubanza ngo wamubonye ngo atukana, ngo wamubonye asambana, ngo wamubonye agira gute. Uwo muntu mu gihe cyose akiri muzima aba akiri umukandida mwiza w'iby'ubwami bw'Imana, aba akiri ya package Imana yamuremye, acyari ya full package Imana yaremye kugira ngo imuhimbaze, imuramye. Ntugacire mwene so urubanza. Oya, ibyo ngibyo si ibyawe. We nubona umuntu uko wamubona kose, uyu muntu uyu nguyu uri kureba, uyu nguyu
ni ishusho y'Imana, ahagarariye Imana ku isi. Mu gihe cyose ukimubona ahumeka, ahagarariye Imana ku isi. Gahunda y'Imana kuri we ntabwo irarangira. Imana iracyamufite mu mugambi wayo, kandi iracyamufiteho ibyiza byinshi. Kuva isi itararemwa, Imana yari ifiteho umugambi kuri uwo muntu. Niba Imana yararemye umuntu mu ishusho nziza yayo, cyane niba umuntu yararemwe mu ishusho nziza y'Imana, ni kuki isi yuzuyemo icyaha, urugomo n'ibindi n'ububi n'ibindi byinshi? Iki cyabaye ku ishusho y'Imana, nicyo cyatumye habaho itandukaniro hagati y'umuntu n'Imana. Kugwa k'umwana w'umuntu kwangije ishusho Imana yari ifitanye n'umuntu. Kugira ngo dusobanukirwe neza impamvu Imana yaremye umuntu, tugomba kureba ikibazo cyabaye inyuma yo kuremwa. Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo, imuha inshingano zo kuyihagararira no gutegeka ibyaremwe. Ariko mu itangiriro igice cya 3 tubona ko umuntu yahisemo kutumvira Imana. Itangiriro 3:3-6 aravuga ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Iki cyari ikirenze kurya ku mbuto gusa, byari uguhitamo kuba umuntu yigenga ku Mana. Kurya ku mbuto gusa byari bisobanuye ko umuntu ahisemo kwigenga. Ko Imana yaramubwiye ngo ntukoreho, kuko nukoraho no gupfa uzapfa. Bivuze ko umuntu yagomeye Imana, ahitamo gufata ku byo yabujijwe. Mu yandi magambo, ni ukwiyambura cyangwa ukwivana mu muryango w'Imana ushaka kwigenga, aho kwemera ko Imana ariyo igomba kuyobora ubuzima bwe. Icyaha cyinjiye mu muntu maze kigira ingaruka. Icya mbere cyagize ingaruka ku mibanire ye n'Imana, mubyumve neza. Icya kabiri, ku mibanire ye n'abandi bantu. Icya gatatu, uburyo yabonaga inshingano ze ku isi. Icya kane, kamere ye y'imbere nayo yagize ikibazo, yarangiritse. Umuntu ntiyatakaje burundu ishusho y'Imana. Oya, Imana ni urukundo, ntabwo nyitekereje ariko ni kwiri. Umuntu ntabwo yatakaje ishusho nyayo y'Imana, ariko iyo shusho yangijwe n'icyaha. Ni nk'indorerwamo ikiriho ariko yangiritse, ifite ku buryo utabasha, iba iri mu gihu, iracyerekana ishusho nyirizina ariko ntiyerekana neza nk'uko byari bimeze mbere. Umuntu nyuma yo kugwa rero, nyuma yo gukora icyaha, umuntu yatangiye guhunga Imana aho kuyegera. Icyaha, burya iyo ukoze icyaha utangira kujya kure y'Imana. Imana ntabwo iva hiri, abantu tujya dusenga ngo Mana wagiye hehe, ngo Mana oya. Ahubwo Imana iracyari hahandi, ahubwo twebwe twakoze icyaha, twitandukanya nayo, dutangira kuyihunga. Yaze dushaka tukayihunga, tukayereka ko dufite ducira urubanza byinshi. Dusoma Itangiriro ibice 3:8, aravuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Murumva, iyo ukoze icyaha ntabwo Imana ikwirukana, ahubwo wowe ubwawe utangira kumva ko udakwiriye kuba muri ubwo bwiza bw'Imana. Utangira kumva udakeneye kubona Imana kuko wiciriye urubanza, uri kwiyangiza, uri kwitandukanya n'Imana. Aha tubona impinduka ikomeye. Mbere y'icyaha umuntu yari afite umubano mwiza, yari afite ubusabane bwiza n'Umuremyi we, ariko nyuma y'icyaha umva ibyabaye. Umuntu yatangiye kugira ubwoba. Icyo ni icya mbere. Iyo ukoze icyaha ugira ubwoba. Icya kabiri, yatangiye kwihisha, utangira gukwepa. Akavuga ati uyu munsi sinjya mu materaniro, uyu munsi sinjya aho bateraniye, uyu munsi sindi busenge, uyu munsi. Icya gatatu, yatangiye gushinja abandi amakosa. Uzi iyo wakoze icyaha utangira kubona n'abandi bose ari abanyabyaha, nabo bameze nkawe. Icya kane, umutima we watangiye kwangirika.
utangira kononekara, utangira gupfa mu mutima. Icyaha rero cyangije intego y'ubuzima cyangwa y'ubuyobozi Imana yari yahaye umuntu. Aho kuba uhagarariye Imana neza ku isi, umuntu yatangiye gukoresha ubutegetsi bwe mu buryo bwe bwo kwirinda cyangwa bwo kwikunda. Niyo mpamvu amateka y'abantu yuzuyemo intambara, akarengane, gukoresha nabo bubasha kurimbura ibyaremwe. Ibyo si inshingano zacu. Ikibazo nyamukuru ntabwo ari ukubura ubumenyi gusa, ahubwo ni n'ikibazo cy'umutima w'umuntu watandukanyijwe n'Imana kubera icyaha. Rero ibi byose, gutandukana k'umwana w'umuntu n'Imana biturutse ku cyaha, haje Kristo Yesu. Yesu yaje kugarura ishusho y'Imana ku muntu cyangwa mu muntu. Nubwo umuntu yaguye mu cyaha, Imana ntiyaretse umugambi wayo. Abantu tubaciraho iteka tukavuga turiya ni umunyabyaha. Imana ntabwo ari ukwibona. Nubwo umuntu yaba yaraguye mu cyaha cyangwa yaguye mu cyaha nubwo yakiguyemo, Imana ntiyaretse umugambi wayo kuri uwo muntu. Umugambi wo kugira umuntu uhagararira Imana ku isi wagumyeho, ntabwo Imana yisubiyeho. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaje. Reka turebe urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya 1 umurongo wa 15. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Uwo ni Kristo. Yesu Kristo niwe werekanye neza uko Imana imeze. Aho umuntu wa mbere Adamu yananiwe kumvira Imana, Yesu we yabaye urugero rwuzuye rwo kumvira Data. Dore ibyo Yesu yerekanye: urukundo rwa Data, kwicisha bugufi, kubabarira, gukorera abandi cyangwa kuba umugaragu w'abandi, kumvira ubushake bw'Imana. Ni muri Kristo honyine dusobanukirwa neza icyo Imana yagombaga kuba, icyo umuntu yagombaga kuba cyo kuva na mbere. Nze bamubyumvishije neza. Ni muri Kristo honyine dusobanukirwa neza icyo umuntu yagombaga kuba cyo kuva mbere. Kubera Kristo, Imana ntabwo iza gusa kubabarira umuntu icyaha, ahubwo iza no kumusubiza mu mugambi yari yaramuremeye. Kubera Kristo, Yesu Kristo nashimwe cyane, yaje ari igitambo gikomeye kitwunga n'Imana. Umugambi mushya w'umuntu kuri Kristo. Iyo umuntu yakiriye Kristo rero, atangira urugendo rwo kongera guhindurwa muri ya shusho y'Imana. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 3 umurongo wa 18, aravuga ngo: ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Umwami, tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadakwiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza, nk'ubw'Umwami w'umwuka. Ubu Kristo ntabwo ari ukubabarirwa ibyaha gusa, ni urugendo rwo guhinduka umuntu Imana yashakaga kuva mbere. Imana ishaka ko umuntu rero, icya mbere, atekereza nk'uko Imana ishaka, kuyoborwa n'Imana. Icya kabiri, akunda nk'uko Imana ikunda. Ibi benshi biratugora. Icya gatatu, akorera abandi nk'uko Kristo yakoreye abandi. Icya kane, icyo nacyo kiratugora. Icya kane, akoresha ububasha bwe neza. Winire wisuzume urebe niba ibintu koko bikora. Icyo Imana idushakaho ni ugutekereza nk'uko Imana itekereza cyangwa ishaka, ni ugukunda nk'uko Imana idukunda cyangwa ikunda. Icya gatatu, ni gukorera abandi nk'uko Kristo yakoreraga abandi. Biratugora. Icya kane, ni ugukoresha ububasha bwacu neza. Iyo ishusho y'Imana igaragara ku muntu cyangwa mu muntu, abantu babona ikimenyetso cy'Imana ku isi. Niba Imana ikurimo, niba Imana igaragara muri wowe, abantu barabibona. Impamvu nyamukuru Imana yaremye umuntu rero. Nyuma yo kwiga ibi byose, dushobora gusubiza ikibazo cyacu cya mbere: kuki Imana yaremye umuntu? Igisubizo ni iki rero: Imana yaremye umuntu kugira ngo, icya mbere, agire umubano nayo. Umuntu yaremwe
yaremwe mbere na mbere kugira ngo amenye Imana kandi ayikunde. Tugomba kumenya Imana tukayikunda kuko nayo niyo yabanje kudukunda. Icya kabiri, ahagararira Imana ku isi. Imana ari ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana. Umuntu yari ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana mu byaremwe. Gatatu, ategeke kandi arinde ibyo Imana yaremye. Ubutegetsi bw'umuntu bwari inshingano, si uburenganzira bwo gukoresha nabi. Ntabwo Imana yaguhaye inshingano ngo uzikoreshe ukundi kuntu. Oya, niba yarakubwiye ngo rinda, kunda, ubaha, ca bugufi. Nuko ntabwo ari ugugira ngo ukoreshe izo nshingano nabi. Icya kane, agaragaze kamere y'Imana. Urukundo, ubutabera, imbabazi n'urukundo n'ukuri byagombaga kugaragara mu mibereho ye. Mu yandi magambo, umuntu yaremwe atari ukugira ngo abeho gusa, ahubwo yaremwe kugira ngo agaragaze Imana mu buzima bwe. Reka dusoze tutakomeza gutinda. Kuva mu itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 26 kugeza kwa 27, twabonye ko umuntu afite umwanya wihariye mu byaremwe. Nk'uko Imana yaremye inyamaswa, Imana ntabwo yaremye umuntu nk'inyamaswa. Oya, yamuremye nk'umuntu, nk'ikiremwa gifite ubwenge. Ntabwo ari ikiremwa gisanzwe cyabayeho ku bw'amahirwe. Oya, Imana ntabwo yaremye kuko ngo hari abantu bajya bavuga ngo uriya muntu ntabwo ari mwiza, ngo yaremwe na Yohana cyangwa na Petero cyangwa oya, kuremwa kwawe kuba uriho ntabwo ari impanuka. Uri umugambi w'Imana kuva kera kose. Imana yari yaragambiriye ko uzabaho kandi ufite ikintu uzakora mu buzima no mu mibereho y'Imana. Ibyo nagiye mvuga byose, guhagararira Imana ku isi, kuba ambasaderi w'Imana ku isi, n'ibindi byinshi nagiye mvuga, n'icyo Imana yakuremeye. Menya icyo Imana yakuremeye, aba ari cyo ukora. Kandi umuntu ni ikiremwa cyaremwe n'Imana gifite inshingano n'umugambi. Ntago Petero yaremye, ntago Yohana yaremye, Imana niyo yaremye kandi yakuremye, iguhaye, iguha n'inshingano n'umugambi. Ariko ikibazo cy'ingenzi gikurikira ni iki: niba umuntu yararemwe mu ishusho y'Imana nziza kandi Kristo akaza kugarura iyo shusho, ni gute umuntu ashobora kubaho uyu munsi mu buryo buhuye n'umugambi w'Imana? Reka mbararikire kuzakurikira ubutaha icyigisho kindi tuzashiraho. Uwiteka abahe umugisha. Ndabakunda cyane. Nkomeje kubabwira ko nitwa Job Batatu, n'ubutaha turi kumwe. Wagira igitekerezo, icyifuzo, comment iyo ariyo yose, watwandikira muri comment aho ngaho. Kandi wibagirwe gukanda kuri iyo buto ya subscribe no gusharinga, washaringa ubutumwa bukagera kuri benshi. Uwiteka aguhe umugisha. Nawe ubutaha.